Icyambere turakivana muri Zaburi ya 78. We'll find it in Psalm chapter. Umurongo wa gatatu baravuga ngo ibyo twumvise tukamenya ibyo basogokuruza batubwiye turabyumva kandi turabimenya ntituzabihisha abuzukuru babo. Tubwire abigiye kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze, kuko yakomeje guhamya mu Bayakobo, yashizeho itegeko mu Bisiraheli iryo yategetse basogokuruza ngo babwire abana babo, kugira ngo abigihe kizaza bazamenye, nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwe iby'Imana yakoze, batazibagirwe iby'Imana yakoze, ahubwo bitondere amategeko yayo. Amen. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati, robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose havemo umwe. Abategeke uti, nimutore amabuye 12 muri Yorodani hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashinge aho mugandika iri joro, aho mujya kurara mushinga ayo mabuye 12. Yosuwa ahera ko ahamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisiraheli yose umwe. Arababwira ati, nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterura ibuye arishire ku rutugu, kuko umubare w'imiryango y'Abisiraheli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe, kera ubwo abana banyu batariho ubu batahabaye, cyangwa se n'abahari nabo nibamara kubyara, kera ubwo abana banyu bazabaza base bati, aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Why aya mabuye ashinze ku musozi? Muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano y'Uwiteka. Igihe yambukaga Yorodani amazi yayo agatandukana, kandi ayo mabuye azaba icyitegererezo cyibutsa Abisiraheli iteka ryose ibyabayeho. Sifa kwa Mungu. Amen. Yibutsa iki ayo mabuye? Urwibutso rwibutsa iki? Imirimo y'Imana itandukanya Yorodani ibirenge bya Isiraheli bikandagiye. Umwana kubaza ati, kwa? And a child asked, Yorodani yasatuwe n'ibirenge by'abantu bikandagiye. How possible was Jordan separated by the feet? And they say, yes, God kandi did nurangiza it. mubwire ngo nawe numara kubyara abana bawe bakazakubaza. And after telling child, tell them after uzaba ufite igisobanuro nyacyo. You will have what to iyo say about tutasobanuye this. ibuye, When we don't abana ngo explain bamenye meaning yayo, and children fail to know the meaning, abo bazabyara bazababaza ngo ese iri buye ni iki? Bazavuga ngo twasanze gusa papa their yararishinze. descendants as well will not have clear understanding on what happened. Ababyeyi dufite inshingano. Parents, we have responsibilities zo kuzamura amaso y'abana tukayakura kuri twe, ntaba ari twe bareba, bakareba Imana iziducisha mu bisubizo tubagezaho. The focus of your children remain on you, but kugira ngo n'igihe tutazaba tugihari ibo bamenye kwiganiriza. So when we're no longer here, they will be talking to God. Uburyo bwa kabiri, second part, iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, when you read in Timothy, igice ni cya gatatu umurongo wa 10 kugeza wa 11. 2 Timothy chapter 3. Iyi mirongo ibiri iravuga gutya ngo, this
part says, ariko wewe aho wakurikije neza inyigisho zanje. Mwumve neza. listen carefully. Aha ni ya etape ya mbere yo kwigisha, yo kubwira abana imirimo ikomeye. Iyi etape ya mbere Paulo ayigeraho kuko Timoteyo yari umwana we, aramubwira ngo ariko wewe wabaye umwigishwa mwiza kubera ko wakurikije neza inyigisho ibyo But you nakubwiye have by'Imana. carefully followed my doctrine. Ariko yongeraho icya kabiri, But he added a second thing. ntiwakurikije neza inyigisho zanje gusa, You did not ariko only n'ingeso manner of life, zanje. my manners. Ntabwo ari amagambo gusa tuvuga, It's not only my ingeso doctrine, but zanje. also my manners. Virigire Comma. n'imigambi no kwizera, no kwizera, Also faith no kwiyumanganya kwanjye, and long sufferings, n'urukundo no kwihangana. love and perseverance. Ibi ngibi simvuga, These are simple. ibi ngibi ni ukusa ukumeze. It's how you are made, your character. Ni ukuvuga ngo It means nawe Timoteyo yageze igira igihe atinyuka ibintu, Timothy would akavuga ngo face things ibi ngibi iri and joro say, rizacya, I know the morning will come. aka karengane kazagera igihe This kavaho, persecution will be over. kubera ko sinabibwiwe nabibonanye bose Because wanjye. I never heard it. I saw it Nabonye on ukuntu my Imana yarengeye mentor. umubyeyi wanje. I Power. saw my parent overcoming it. Uburyo bwa kabiri bwo gutanga A umurage second way of giving inheritance ni uburyo urubyaro dufite rutwitegereza, is the rutubona. way our children look at us. Niba ushaka ko Inheritance. umurage ukomera ugafata mu If you muryango, want the inheritance to be strong and spread roots, uzirinde ishusho zitandukanye, double face. do not Bakazabona, have double today faces. ni uku, uyu ni iki. If they know one thing Uzirinde kuvanga. be careful on mixing. Abana bazi ko turi seriye. The children know that we are serious. Iyo uforoda When ukagira you ngo fraud none ni wewe something, bigarukiraho, and you think you will stop from you, uzigisha abana bawe you kuzaba are abafrodere. teaching your children to be like you. Uzuvanga ibintu kugira ngo When you ntibabone. mix things thinking Baza they are not bafungura seeing firigo you, bakareba iyo udahari. when you're not around, they see the things you have done. Kurasiga umurage ukomeye. You are leaving a great legacy. Ejo abakobwa bawe n'abahungu bawe niba ba wewe double, If your sons and daughters become double of you, tuzatangare ko Do not Elisha be yatanze umugabane kuri Elisha. amused. Eliya yatanze umugabane kuri Elisha. they receive what you give to them. Ikoti wambaye niryo uzamusigira. A jacket you're wearing is what you will leave for him or her. Ubuzima. It's life, the life. Ababyeyi bagira impumuro ku bana babo. And as parents always are careful with their children. Amen. Amen. Mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Njyewe ubwoba mfite The fear I have bwa busy iriho muri iki gihe. of the busyness that is occurring around. Sinyifitiye cyane twebwe turiho muri generation. I don't have it on the current generation, Ifitiye abazakurikira inyuma. the coming generation. Tuza twicara dutekereze nka church. Twebwe turiho We must dufite think ubuyobozi as the tugize church or leaders, ko turatanga uhe muraye. what inheritance are we giving to the future generation? Icya gatatu. The third, Abaheburayo igice cya Hebrews karindwi chapter 7, umurongo wa 10 wa Verse 9 kugeza 10. ku wa 10. Twavuga ndetse ko Levi cyangwa se Lewi wakiraga kimwe cya 10. if Ukuvuga ngo anybody, Lewi wakiriye kimwe mu cya 10. Levi who once received some of the tithes, Ntabwo yacakiriye atakimerita. he did not receive it without being worth it. Yacakiriye ari uburenganzira. He received it because he was worth it. Ntabwo yarimo asarura aho atabizi. He was not harvesting from where he did not sow. Nimwumve Virigi, Listen, nawe ubwe yagitangiye muri Aburahamu.
He also paid the tithe through Abraham. hariya harabango ndetse byabasha kuvuga yuko Lewi uhabwa kimwe mu 10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu. Ko muri uvuga ngo yagikoreshwa ku bwa Aburahamu, ariko hano muri Bibiliya iyi iravuga ngo tuvuga ndetse ko Levi wakiraga kimwe mu 10 nawe ubwe yagitangiye muri Aburahamu. Who received tithes paid tithe through Abraham. Nahise nzasobanukirwa iki rero. Now I understood this. Ukumpaye imbwiriza hano. The way I'm preaching here, ntabwo ari abana banje gusa bahe babwiriza. It's not only my children who are inheriting from this. Buzukuru banje mubona mfite. Kandi baracari bato cyane imyaka ingaha. Sibyo? Nukuba ngo nibamara gukora nabo bagashaka. After they grow up and get married, and they abo also start to bazabyara give birth, bazaba bahe babwiriza muri 2023. they will be preaching in 2023. Barabwirije tariki yakangaye turi yakangaye munsi. Iya mbere ukwezi kwa 10 nabo ko barabwiriza hano hamwe na sekuruza. They are also preaching here with their grandfather. Iyo usomye muri Samuel wa 2 igice cya 7, when you read in 2 Samuel umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 17, umurongo wa 2 harabango bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Umurongo wa 3, Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti genda ubwire umugaragu wanje Dawidi uti uko niko Uwiteka avuze ngo mbesaho uzanyubakira inzu yo kubamo. Uhereye igihe nakuriye Abisiraheli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema kubuturo. Mbese ahantu hose nagendaniye n'Abisiraheli bose hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isiraheli uwo nategetse kuragira ubwoko bwanje bwa Isiraheli nti niki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi. Iyo idea wayikuye hari ubwo wigeze wumva niramanta cyo gite niko kuvuga ngo Imana yatangaye iyo initiative ivuye muri uwo mugabo atarigeze yumva Imana igaragaza ubwo bukene. Nuko umugaragu wanje Dawidi umubwira uti ati uko niko Uwiteka Nyiringabo avuze ati nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo ngubu umutware w'ubwoko bwanje bwa Isiraheli. 9 kandi nabanaga nawe aho wajaga hose karimburira abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye kubera icyo gitekerezo wagize nk'amazina y'abakomeye bose bo mu isi. Kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na basogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko ni uzanubakira inzu mwizina uzubakira izina ryanje inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubera se nawe azambera umwana. Ubwo karavuga ku bana ba Dawidi ntibaraho, ni Dawidi watekereje nawe azambera umwana. Nancumuraho nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanje ntizizamwomorokaho. Ni nko kuvuga komoroka, ni nko gutwikurura gutya, ni nko kwambura. Ntabwo imbaraga zanje zizamwomorokaho kuko zomorose kuri Sawuli n'urubyaro rwe. Mwanumva neza? Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka. Nuko ayo magambo yose nuko kwerekwa kose Natani abirondorera Dawidi. Muvuge ngo Imana ishimwe. Praise the Lord. Mwongere Imana ishimwe. Dawidi amaze gutekereza kubakira Imana inzu yayo,
after David having an idea of building a house Imana for God, inezezwa n'iyo idea and God n'icyo was gitekerezo. delighted in the thought that David had. Icyo gitekerezo kigira ingaruka nziza kuri Dawidi ariko gisiga umurage. And this thought had a positive amubwira ngo outcome, wumve neza but not only to him but also to his children. Listen urubyaro rwawe carefully. ruzatandukana n'urwa Sawuli. Your children will be totally different to Saul's kandi si children. uko ukomeye cyane And it's not because you're ariko great, nuko wagize umutima wo kunkorera. but because you had a heart to serve me. abana bawe nibacumura nkuko aba Sawuli If your bacumura children does wrong to me, nzabakubita agashyi gusa I will just ariko mbasubize chasten ku ntebe them kubera igitekerezo watekereza because cyo of the kunubaka thought you had to build me a house. umurage. Inheritance. nimuvuge mwese umurage. niba Aburahamu yatanga icacumi imbere ya Melikisedeki, If Abraham can give a tithe in front of Yakobo Melchizedek, plutôt Isaka, Yakobo, Lewi n'abandi nabo bakaba bagihaye Melikisedeki bagitangiye muri se na sekuru na sekuruza. and his descendant also Basigira gave umurage. tithe in. mumenye ko You should know that iyo dukoze ibyiza nimba bigenda gutya when we do good things, n'ibibi kenshi dukora nuko. in the same way with the bad, they will also have consequences. iyo uhaye uraguza When you are doing witchcraft, n'abakurimo bakirimo Even bazakomoka muri wowe. those children who are not yet born but who will be born from your womb, nabo ko bararaguza. they are also doing witchcraft with you. umurage Inheritance, mwiza a good twe turawutanga inheritance, nk'ababyeyi we give it as parents, ariko urabagarirwa but urahirwa. it's tended for and kept. ngombwa rero mwebwe abana musingira So you ibyo children, twe you need to twakoreye receive Imana it. turimo tubikora namwe We mubidukoreramo served God. mugomba kubimainteninga You mugomba need kubyuhira to mukabibagarira. maintain it and fetch it. iyo ari umurage mubi nawe If it's a Kuko nawe good uratanga. inheritance, niyo mpamvu abakomokamo bagomba kuwusenya. even when it's a bad inheritance, that's ntabwo why turi kondane kuvuga ngo we are not condemned. nimba ari mubi uzakomeza udukurikira. iyo umaze gukizwa iyo umaze After you were gukizwa saved, you receive salvation. niyo mpamvu agakiza gafite imbaraga. That's why salvation has great power. niyo mpamvu iyo ukijijwe uba uronse deliverance. That's why when you receive salvation, you have received deliverance. reka mbabwire iki kintu Let me tell you this. natekere hejuru yo gukizwa I thought of how people get saved. nsanga mbidefinisa mu magambo abiri. I defined it into two words. agakiza ni iki? What is salvation? ni deconnection It's disconnecting na connection. and connecting. Amen. reka nsubire mu kinyarwanda. Let me repeat it. ni ugucomokora It's disconnecting no gucomeka. and you connect. mu buryo buri pratique. Practically, that's how it's done. reka mbereke. Let me show you. niyo mpamvu buriya iyo dukijijwe When you will get saved, dusenya umurage mubi tugasingira umurage mushya. we destroy a bad inheritance and we bibiri iravuga connect ngo to a good yesu inheritance. reka mbere kuri adamu. Let me adamu start wa from mbere Adam, the first Adam, ariwe muntu wa mbere as a first man, afite umurage. he has an inheritance. n'ubu igituma tugoka And ngo the nuko reason why we naboti not yararimbye yaravuga ngo yewe adamu wasiga warikora wasize warakoze ishano. ni he ukuvuga ngo sang and yasize say, asize first umurage. Adam, you did an abomination. yesu aza And Jesus came. ari adamu wa nyuma He came as the last Adam, ari umuntu wa kabiri. and he was a second man. dore rero agakiza This is salvation. ni ukudekonekita Is to disconnect. ni ugucomokora Is to disconnect ku gisekuruza gikomoka kuri from the adamu. genealogies of kandi uba Adam. ucomokoye no ku murage we. It means you have unplugged to all his inheritance. kandi abatarakizwa rero And those who are not yet baba saved, bagifite igisekuruza gicometse it hano. means they have the ibyo genealogy ndimo that nkora comes biba from them. bifite ingaruka kenshi. They also have consequences. njyewe iyo ncomokoroye ko aho When I unplug, ndongera ngacomeka kuri ye I also plug to somewhere else. ngasingira umurage mushaka. And then I transmit a new inheritance.
niyo mpamvu That mbabwira is iki why I'm going to tell you iyo this. twakiriye Yesu When we receive Jesus tuba twabaye Christ, delivere we n'imivumo have yindi been yose delivered from n'imirage all mibi the yose curses and n'ibindi all bintu the byose. consequences and bad inheritance. Ishano rero ni ukubona An waracomokoreye hariya abomination is Imana having yaraguhamagaye gutanga unplugged, umurage and mwiza God has called you to give a good inheritance, ariko ukaba ugikunda but you still love your past. ibyo kwa Adamu wa mbere. For they will still hold on to the things from the first Adam. Duhamagariwe gutanga umurage. Amen. Muvuge ngo haleluya. Amen. Tubwira abana bacu by'Imana yakoze We need to tell God of the good works that tubabera icitegererezo bakareba be a ko good ibyo example. tuvuga biri seriye That the things we talk about is serious. The third, dukorera Imana to serve kugira God ngo tubasigire umurage. so that we can leave them with a good Bazaza bagera igihe inheritance. bakishuza Imana They bakabwira ngo can Mana always go before God Ya and data. proclaim their rights. Imana ya mama. And they Imana ya say, sogokuru. you called our fathers. Mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Abantu bakoreye Imana People who served God, nta gihombo bagira. they are never in a loss. Kandi umurage wabo ntubarangiriraho. And their Ukomereza mu inheritance bizararo. does not stop on them only, but also to their descendants.